ese ubundi mbwira nawe inshuti yanjye ubona uti ubona Isabelle ndi umukobwa umeze Isabelle umukobwa ufite inzozi nshaka kugeraho umukobwa nkeneye inshuti zishimira iterambere ryanjye imwe yemera kumfata uko ndi njyewe Isabelle ubundi we ni ukuri ntabwo nifuza za nshuti zimwe zungukira mu bintu byanjye ushaka kwenda kwawe gusa muri iki gihe kubona izo nshuti biragoye cyane ni ikintu kigoye byataye sinzi ibingo byose gusa nyine Imana izaba igufashemo pe kandi uzazibona Hello, Ivy. How are you doing? Okay. None se byakunda ko after class call. Yeah. Okay, so when we bye. Take care. Take care, Isabella. Bye. Umwana nzabagwa abayiva nkawe nk'ubwo bumbwirije ayiva ngo uzagira ute umwana nzamukunda ayiva urambabaza wongera ngo ubyumve ariko ayiva reka mubaze ikibazo uramwana Fiona ko nta kintu adakora indoro Fiona arabarya ingendo Fiona arabarya urimo kunyumva neza uko umuntu amubona kose imiterere Fiona nta hantu uri nakwaga muri campus ariko nyumvira kana kaje ejo bundi ngo ni Isabelle ayiva uri inshuti yanjye mwana ibintu bamukora nta kintu bizabamarira to niba mu Imana nkubwije ukuri ariko Joshua nawe urakabye none se mwana ubundi ninde wakubwiye ko ntakunda Fiona mwana nkubwije ukuri nta kintu kiri hagati yanjye na Fiona kandi urabizi sinyamubeshye nta kintu mupanga ariko ayiva buriya hari ikintu utazi reka nkubwize ukuri rero ayiva ugiye kwatsa umuriro ahangaha aho abana bagiye kujya barebana y'ingwe Isabelle ajya aca kuri Fiona ameze nk'igisi sinzi ukuntu nabyita arimo kunyumva neza ariko ayiva ariko buriya sha abantu abasore twishukira ni hamwe ariko baramujya mutekereza ko namwe mufite bashiki banyu uko mugira ababandi niko namwe abanyu babagira wajya utekereza kabiri gahero mushaka mwashyira baro hasi nta kintu bizabamarira ariko tu Josh urabizi uri inshuti yanjye sinjya nkubeshya mwana mubwije ukuri uriya mwana buri uko tuvuganye mpita numva mukunze kurushaho nsigaye numva ntangiye kumukunda ntakubeshye sinzi aho bizagarukira sinabivuze ariko iyi campus ko ndamugiye kuyigira buri muntu umukobwa noneho ibyo ntibibahagije wowe uti nongereho wa kabiri uriya mwana urimo kubabaza uzicuza iyo menyira abanza icyo nakoze ugaheruka nawe uzabyicuza kandi ndakubwiza ukuri n'inshuti yanjye ariko nawe ntukajya ukabya uzi ko utajya uhinduka ariko mwana ibyo ngibyo tunabiveho ahubwo mbwira mwana kariwe ukunze kuba uri kumwe na Rugamba cyane wamenyera Rugamba yaraye Rugamba katigeze
ese James urabona iriya nkuru itagiye kuguteranya n'abantu koko tekereza ukuntu hari uburyo abantu bagufataga n'icyizere bari bagufitiye byose bagiye kubihindura aho kugeza na n'ubu ntabwo ndumva neza ukuntu washigaje ukumujyana iwawe akaba yaraguriwe n'ikibazo nka kiriya. No Samantha wibyumva nabi, ariko Samantha maze kubona ko inkuru yihuta burya koko maze kubona nawe nari nizeye ko ntabwo ushobora kwiyumvishamo ko biriya bintu ari Derek wabikoze. Nabyumva gute? Ntabwo ari njyewe Samantha, ndakubwiza ukuri ibyo nkubwira ubyumve nk'inshuti yanjye. Biriya byakozwe na Derek. Ariko se ukuri namenya ari ukwandi, ari wowe ari Derek nta n'umwe wemera ibyo yakoze. Mwese kugeza n'ubu muzi ngo gaje. Ndakwinginze please imbabarira, wemere ibyo nkubwira ko ari ukuri. Biriya ni Derek wabikoze, njyewe ndarengana. Okay, noneho rero niba atari wowe, inama nakugira nuko warekera kurakarira Derek. Reba nk'ejo wundi uko mwashwaniye muri class ukiteza abantu, birase tuvuge ko ari byo ushaka noneho. Ngaho none tekereza Gaju uzi uko ameze, ari wowe se ari na Derek muri mwese n'indi umwitaye kuva cyangwa yari yaza mu ishuri. Please wimbwira ibya Derek, sinshaka no kubyumva ngiye muri aka kanya, kuko ibintu yankoreye niba agira ubwenge niba atekereza ngiye ntabwo mbizi. Wimbwira ibya Derek, naho ibyanjye na Derek umubano wanjye nawe ntago nshidikanya yuko ugomba kuba wagaruka mu buzima bwacu hafi aha ngaha. Ariko rero ibyiza ntabwo ari uko nanone mwakomeza mushwana buri munsi. Uyu munsi mwashwanye, ejo mwashwanye, ntabwo byaba byiza nabyo. Muri campus ntabwo ufite Samantha Sadi Salama James cyangwa Mare. Salama. Imeze bite? Ariko mani James uziko rero umusore wanjye cyane muri kaminuza yose. Nuko iki agize ngo iki Ntabwo biri kumwe na Samantha. nuko iki Base bani ko rero ubundi witonda. nanzwe se kubera ko ndi bogare man. Oya ko rero witonda ibintu byo kurya abana wabyize byari mani. My Jesus Christ. Mvango ari itatse. Uwo mugabo yabahoye abagoreho kabisa. Ukuntu witatsa noneho Utangiye kuvuga umeze nk'umenya amakuru bwa mbere nk'umuntu udasanzwe ubizi. Reka kwiyahuza amagambo please. Oya mani kubahana yuba wibashe ntabwo maze kubona yuko utazi ukuri wakoze ntabwo ari ibintu by'ubugabo ntabwo ari ukuri. Bura muri gufiki. Iyo utazi ukuri ntabwo ubuzi ibyo uvuga. Bajya bavuga ngo utazi yava ntamenye yajya. Utazi ukuri kwanjye uri kumushyigikira aka kanya, ariko umunsi uzaba waguye igihwerere nibwo uzamenya ibyo warwanaga nabyo. Uno muja muramuzi wowe? Buretse avuze ngo sireke Sireking man. Wese ukabiki. Oya wowe ukabikiza. Hasi ubundi mwaretse wowe uri iki? Nimba ni ndabishimye ko Samantha abandi baradutegereje. Urabizi ko rero farashingira yaba byiza roje twigendera ukarekana n'ino Sireking dore. Ngo iki? Ngo sireke wese ukabiki. Niba ndi Sireking wowe uri iki? Ndabyemera muri cyo ntazi nyakuba. Uri icyo ntazi. Uri icyo ntazi. Nta kibazo twari icyo ntazi cyawe. Turaza gusubira sibyo? Baye cyamamare. Bye. Ngo cyo kose cyo nshimye ni kimwe. Ngo ndi icyo ntazi. Wow, ni icyo ntazi. Naye ndi Sireking. Ariko bura Rugamba katigeze arara mu rugo. What? Rugamba ntabwo yaraye mu rugo. Rugamba twari turi hamwe nimugoroba akambwira ngo araje ngaratashije kuryama mu rugo. Ntabwo yaraye iwanyu mu rugo kandi mubana. Yaraye he ubwo ngubwo. Ariko buri urabizi Iva. Rugamba ashobora kuba yaraye akora za project zacu. Ngo projet man. Cyari projet ararambwira. Utambwira ko ari byo byamurashe ijoro. Ako niba udafite inda y'umujinya wavuze ngo project bigutwaye iki? Ukuvuga niba nta n'icyongereza uzi, igifaransa projet. Comment utishimye?
mwaramutse mwiteguye gukora kati neza yo gukora isomo ryitwa post harvest technology nk'uko mwari mubizi sibyo ariko ubugaju Karine na Isabelle bari ko bakerewe barashaka kuza kati irangiye nanone okay twatugiye tutangire maze iminsi mubizi sibyo ibintu byo gukopera no murabizi kuko muri kaminuza barizeye ariko ukuntu mwicaye ko mbona atari sawa wowe haguruka nawe haguruka cyahari aho ngaho niko haguruka nawe wicara hano imbere wumva mureba neza ariko ubwo gaje na Isabelle ko bari na Karine ko mbona bashaka gukerera shaka kuza kati irangiye kuza bateza ibibazo nanone nyuma isomo ni post harvest technology iyo tugiye gukora kati ni mwabona igihe babazi we cara hano wowe cara hano kandi ubwo twagiye wamuza mwakerewe wamuzi ngo biragenda bite ugire vuba rebera nk'iki byawe ngaho baziye no kwipima kizaba kirangiye icara aho ngaho nta kintu mbogeza iminota niyo ngiyo icara aho ngaho hariya urabona igihe mwamuzi mwebwe so muri post harvest technology turimo turakora harimo bizi kandi ko kati ari uyu munsi yaje Karine kuki uba wakerewe hanyuma nimuza kurangiza gukora kati uze kundeba ndagushaka aribyo nshaka tuvugana Kumona utishimye kamona bebi tumara igihe kirekire iyo utishimye ndabibona ntabwo wambeshyerega ahubwo mbwira ni cyo kibazo ufite ariko Iva ubundi ni iki nakora wenda gituma umwara kuko birambere noneho se sinakwiboneye hegura ahoberana na Isabelle ku karubanda nkubona reka nkubwire ni ukuri uri kumumukira utiretse pe Fiona wibifata gutyo kamo bebe kubera iki abakobwa iyo mukundanye n'umuntu muba mwumva mwamushyira mu kagozi ubu kuba mwundana nawe bivuze ko nagomba kugira inshuti cyangwa se nagomba kugira abo tuvugana ni ukuri iyo mutekereza gutyo muba mwibeshye Iva uragukundana n'umuntu twebwe n'umwanzuro abakobwa dufata bitugoye kandi tuba twabitekerejeho cyane Isabelle se ni iki ko
kubera iki ibintu byose Isabella no Isabelle ni inshuti yanjye isanzwe kandi nabikubwiye sinzi icyo wumva ushaka nongeraho ariko no kuri twebwe biratugora cyane ariko nanone nubwo bimeze gutyo njye kubivamo byanyorohera byantwara igihe gitoya cyane Eva nukuri ntimugatuma umuntu wagukunze yicuza umwanya we yaguhaye Fiona witekereza gutyo ni ukuri ndagukunda Jane ndabizi sibyo kumbwira gutyo ntabwo bikuraho ibyo niboneye njye n'amaso yanjye sibyo kandi se kuki Isabelle ari mu bibazo buri munsi kamo ikintu njye nibaza niba dukunda ubu bishatse kuvuga ko ntagomba kuvugisha abandi ntagomba kugira inshuti ni ukuri iyo mutekereza gutyo muba mwibeshye kandi ibyo ntibyakuraho ko ngukunda inshuti twese turazigira sibyo nanjye nta yindi nshuti nigeze ngiraho ikibazo nanjye inshuti ndazigira ariko inshuti ugira ya Isabelle niyo ihora ineza ikibazo Isabelle toujours ni Isabelle niwe uteza ikibazo gusa nanone aho ikibazo kiri ntabwo hanze nanjye ntabwo napfa kwemerera Isabelle ko mukundana Chérie please mbabara ndagukunda ni ukuri ntabwo napfa kwakira ubundi buzima ntabufite wahisemo kwanga gufata telefone cyangwa ushaka kujya kubona izindi Isabelle na musore gusa nidusoza tuze kuvugana right Mazimazikizo. Sasa ubona nabizene. Urabona umuntu utari tayari neza. Kaka. Kuba wazumbaza ikigo.